uhura na Gahongayire warindaye. Nje ntago nigeze mbindaye. Abo bose babivuga barabeshya, ibitaro birahari. Ndabizi ko bipima buri kimwe cyose. Ya nubwo twaje no kwa muganga bari basanga nibyo binegeze mbikora n'umunsi n'umwe. Sino kuvuga ngo uburaya nubwo bagenda bagapima. Uko warakoze uburaya byagaragara. Cyangwa nubwo bararyamye n'umuntu nabyo byagaragara. Gushatse kuvuga kumvikanisha ko kiri isugi. Nje ntago neze mbikora. Ni gute uvuga ngo uracyari isugi kandi bivuga ko bagufasha urindaye? Nyine nakubwiye ngo buri muntu wese abavuga ibyo ashaka. Aka kanya tugiye mu bitaro bagapima basanga ukiri isugi. Niko bimeze. None se umuntu wavuze ko bagufashe ko ari indaya yaragamije iki? Iyi foto urayizi? Ya iyo foto ndayizi. Iyi foto wari uri? Nari ndi muri station. Uri ko yareba? Yego. Yego. None reba niyo nge hirya uretse utayi. Hari nindi hirya hariho n'agafiriti ukuntu, agafiriti ku ruhande. Uri kuzibona? Aka gafiriti ndamaze kukarya. Ntabwo nzi umuntu arimo kurya nabyo nibuka. Kuki watubeshye ko wibye 100 kandi ari amadolari 1000? Njyewe impamvu navuze ko ari 100. Bivuga ko amafaranga bagufatanye washyize no mu kibuno washyize ahantu hose. Ngereka nkubwe nta n'umuntu wegeze ansaka, nta n'umuntu wegeze unkoraho. Oya ari kubeshya. Ni ukuri kw'Imana. N'abapolisi bari baje aho ngaho nta n'umwe wegeze avanga ari kunkora ku mubiri ari kunsaka. Cyakoze Gahongayire yaravuze ati ese koko turamutse turi kuvunika gutya ukaba utarafunzwe? Narafunzwe mfite igipapuro cya RCS nafunguriweho. Ikindi kandi nabonye mugiye mufite n'amafoto. Icyo gipapuro cy'uko wafunzwe kiri he? Ndagifite nakizanye. Kitwereke turebe. Kitwereke. Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Bibutse gukora subscribe kuri Slim Jesus TV ndetse n'Uruyuki TV. Niho hari kugaragara ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iyi minsi. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa tugiye kuganira, mwaramubonye. Uyu munsi twamugariye kugira ngo tugire ibintu byinshi tuganira nawe, cyane cyane agira ubusobanuro atanga ku bijyanye n'ikiganiro cyatambutse. Wayi ikaze. Murakoze. Umeze neza? Yego meze neza. Umeze neza cyane. Yego. Wakongera ukibwira abantu nta kibazo. Murakoze, amazina yanjye ni Iradukunda Jeannette. Ya, ndi umukobwa w'umunyarwandakazi. Yego. Umukobwa w'umunyarwandakazi. Yego. Ni byiza cyane, nkunze uburyo wipresence uvuga ngo uri umukobwa w'umunyarwandakazi. So, Jeannette, Karame. Ikiganiro twakoze ubushize uvuga ko uvuye muri Mageragere wari warafunzwe umwaka wose. Yego. Ni ikiganiro nyuma yaho nakubaza feedback, yamuze feedback umve cyari cyo? Oya. Nyine ndagira ngo umbwire Ingaruka. Nyuma yo gukora ikiganiro abantu bagifashe gute cyangwa cyakiriwe gute? Feedback ni nko kuvuga hari ibintu. Ingaruka nziza cyangwa? Yego. Urumva ingaruka zo zirahari, inziza n'imbi zose ziravanze. Ya kubera ko nyine hari abantu bamwe bamamagara bambwira ngo pole, hakaba hari n'abandi nyine bamamagara ya banci intege cyangwa bambwira nabi. Yego. Yego. Baraguhamagara bakubwira nabi. Bakakubwira nabi kubera iki? Urumva nyine baba barimo baranuka ngo naratumwe, yanga ibintu mba ndi kuvuga ngo ntago ari ukuri, ngo nindekera aho ngaho. Okay, tukira aho ngaho rero reka tuhite tunabwizanya ukuri, tubwiza abantu ukuri, sibyo? Hari abavuga ngo waratumwe. Ese wowe kugira ngo uze gukora ikiganiro byavuye kuki? Kuko hari n'abavuga ko wishyuwe ngo araguhaye amafaranga kugira ngo uze ukora ikiganiro. Ibyo byarabaye? Ntago byigeze biba. Nta muntu wegeze nta n'uwampaye amafaranga, ahubwo njyewe n'igihe waje kwitangazamakuru ku bushake bwanjye. Yego. Ukaba waraje kwitangazamakuru ugamije iki? Hari abavuga ko waje kwitangazamakuru kugira ngo wamamare. Oya ntago ariyo mpamvu. Njye impamvu naje kwitangazamakuru ko ari kugira ngo nereke abanyarwanda ubugome bw'abantu, bya kugira ngo mbereke nyine n'uburyo abantu bitwa bavuga ko bakorera Imana ubugome baba bafite. Yego. Yego bamwe na bamwe. Hanyuma nabwo ufite bwo kuba
warafashe umwanya wo kavutireka ugasenya izina rikomeye. Izina Gahongayire ni izina rikomeye cyane, ni izina navuga ko hafi y'abantu bose bakurikirana entertainment yo mu Rwanda ni abantu baba barakuze bamufana bamukunda bitewe n'uburyo yagiye garagazamo. Wowe kugira ngo uhangare ririya zina use nk'urigusha hasi, wumvaga nabwo bufite? njye ntabwo banari mfite kubera ko nari nzi ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. ya nzi ko nyine nta kubeshya kurimo. Yego, hari ko nta kubeshya kurimo. Yego. Okay. Bivugwa ko abantu baba barafunzwe nta kintu baba batinya, sibyo? Oya baratinya. Nta kintu baba batinya. Oya baratinya. Ku buryo ushobora kuza ukanavuga uti n'ubundi narafunzwe, reka nanjye nze nsebye uno muntu, nanjye wenda nibashaka bongere bamfunge. Oya ntago ariko bimeze, kubera ko muri gereza nta kintu kiza umuntu aba yarahabonye, cyangwa nta nubwo ari n'ahantu heza ku buryo yavuga ngo ntago watinya ngo n'ubundi ngo nibashaka bazongere bagusubizeyo. Okay. Ni byiza cyane, njye nkunda rero ibintu birimo ukuri kwinshi, sibyo? N'ubundi byararangiye nahahise. Yego. Uhura na Gahongayire wari indaya? Njye ntago nigeze mba indaya. Ntago yigeze uba indaya? Oya. Ko bivugwa na benshi ko wari indaya mugahura kugira ngo agufashe. Abo bose babivuga barabeshya. Njyewe wenda kugira ngo mbyumvishe abantu biragoye, ariko ibitaro birahari. Ndabizi ko bipima buri kimwe cyose. Ya nubwo twajya no kwa muganga basanga n'ibyo binegeze mbikora n'umunsi n'umwe. Ya bakajya bafata ko ngewe ndi mu kinyoma. Ibintu utigeze ukora ibyo by'uburaya se? Yego. Oya. Cyangwa no kuvuga ngo uburaya nubwo bagenda bagapima uko warakoze uburaya byagaragara, cyangwa nubwo bararyamye n'umuntu nabyo byagaragara. Gushatse kuvuga kumvikanisha ko kiri isugi? Njye ntago neze mbikora. Yego. Oya. Yego. None se reka nkubaze. Yego. Reka nkubaze. Ni gute uvuga ngo uracyari isugi kandi bivuga ko bagufashe uri indaya? Nyine nakubwiye ngo buri muntu wese abavuga ibyo ashaka, ariko naye nongera ndakubwira ngo bitewe nuko utapfa kubyemeza n'abantu, ariko ibitaro birahari bipima buri kimwe cyose. Okay. Aka kanya tugiye mu bitaro bagapima basanga ukiri isugi? Niko bimeze. Yego. Yego. None se umuntu wavuze ko bagufashe ko ari indaya yaragamije iki? Sinzi icyo yaragamije, ko nta wamenye icyo umuntu atekereza, ariko wenda wasanga ari kugira ngo agaragaze ko njye ntari mukuri. Ko numva biteye ubwoba nimba ari ibyo. Ubundi umuntu uri kukwita cyangwa uvuga ko wabayeho indaya ariyo mpamvu bagutoye mu bandi bana bakakuzana, waba umuzi? Ntabwo muzi, ntabwo ndanamubona. Ariko arakuzi? Ngarakuzi neza. Niba anzi azaza bigaragaze, avuge naho tuziranye agaragaze n'ibimenyetso. Yego. Yego. Tugiye kuganira. Wowe mu makuru numvishe, wowe ubwa mbere bagusanze uri indaya, baragufata kujyana kwa Gahongayire, baragufasha nk'umwana mu rugo, baragufasha ugeraho ngaho ko bwa burara bwawe birakunanira urigendera. Uramutse nuko nyuma y'igihe gishize urongera uragaruka urusaba imbabazi ati mumbabarire nukuri ibiki n'ibiki, ibyo byarabaye? Ntago ibyo byageze biba ngo ndahavuye ndagengo kubera uburara bwanjye, ahubwo nuko hari ikibazo twari tugonganiyeho. Byagenze bite? Ya urumva nyine yarampaye umwenda ngo muterera agiye kugenda, umwenda mu kuwutera uburahiye, ipasi irawutwika nyine ntabishaka. Rero mu gushya nibwo yese kambwira ati uraza dusinye ujye ukora wishyura uyu mwenda ngo ugura 100 cyangwa se uhitemo gutaha. Rero narebye mbona amafaranga mpembwa ntago nazabona ibyo 100, cye mpitamo kugenda. Yego. Yarakubwiye ngo musinye ngo uzajye ukora wishyura? Yego. Bigo byari guhura n'amezi angahe? Ntago neze mbara amezi 100. Okay. Akuga ko uzakora uwishyura, urangije urataha kugira ngo ugaruke byagenze bite? Urumva naratashye maze gutaha, n'ubundi uramu mama twakoranagayo akazajya arambwira ati se mwazasabanye imbabazi ko mba numva n'ubundi avuga ko nta kibazo cyawe ukazagaruka mu kazi. Ndamubwira ati se we urimo kubimbwira uramuvugira kuki we atajya amamagara abimbwira?
nibwo nyine twavuganye nawe arambwira ati nzagaruke mu kazi nta kibazo. Ubwo nyine nuko nagarutse. Yego. Hari abantu bavuze bati ntago ari byiza, ntago byumvikana neza kuba Gahongayire yaraguhembaga 15,000 byonyine, bakavuga ngo ni make cyane. Hari akazi gakomeye akora gasa? Akazi nyine ko mu rugo namwe murabizi ntabwo kaba koroshye, nta nubwo aba ari gake. Ariko nanone hari igihe nk'abantu b'abasitari cyangwa abantu runaka kwa baba bikundira ubuzima bworoshye, avuga ati reka nshaka umuntu uzajya umfasha utuntu tworoheje, kuko umuvuga ko hari ahaba abakozi benshi. Ugasanga wenda wowe ushinzwe utuntu dukeya twiwe, sometimes kumuhanagura inkweto, utuntu nk'utwo kumusasira, ibintu bidafite gahunda, akaba yavuga ati ibyo 15 ndumva ari byo namuha, ko numva nta kazi kenshi azajya akora. Oya, akazi kari gahari cyane cyane gufura, kandi murabizi ko gufura ari ibintu bivuna. Yego niko kazi kanini wakoraga. Okay, tukomeze rero twinjira tuzamuka hano. Reka nirebere comment, zimwe muri comment ziri mu kiganiro. Ariko nanone tuyigiye kwita twinjira tutarajya aho handi. Mu kiganiro cy'ubushize wari watubwiye ngo ukirekurwa uva Mageragere, ngo Gahongayire ngo waramuhamagaye. Yego, naramuhamagaye. Wamuhamagara iki? Utubwije ukuri, ndagira ngo noneho utubwize ukuri pe. Njyewe kugira ngo muhamagare hari imyenda yanjye yari yasigayeyo n'inkweto na telefone, nibyo bintu nashakaga kumubaza. Yego. Nta yindi mpamvu igaragaza yatumye umuhamagara? Nta yindi mpamvu, kubera ko njye nikenereye imyenda, niyo mpamvu ya mbere yatumye umuhamagara. Yarayiguhaye? Ntabwo yigeze ayimpa. Yakubwiye gute? Urumva yarambwiye ngo iby'imyenda yawe n'inkweto ntabwo namenya aho biri, ahubwo ubaze bariya bandi nibo wenda baba babizi. Yego. Kuki iyo myenda se washatse kuyimwaka ari uko ufunguye? Igihe wari ufunzwe ntabwo bayiguhaye, ko akenshi bizwi ko iyo umuntu bamufunze bamuzanira ibintu nk'ibyo bamuzanira imyenda, ibyo kuraraho. Kuki icyo gihe cyose nyuma y'umwaka wose ari bwavuze ati reka njye kuyibaka? Urumva impamvu navuze ngo njye kuyibaka nuko none nigeze mbona wenda hari imyenda mike bari bakuyeyo, imyenda isanzwe nyine umuntu yambara ari mu rugo. Ariko imyenda igaragara nakundaga gusohokana ngiye nk'ahantu, yoho yarahagumye nyine, imyenda ifite agaciro. Iyo myenda wajyanaga ahantu yarahagumye. Okay. None se ko mu majwi tuheruka gusohoka abantu bari buyumve kuri Slim Jesus batubwiye ko bagusuye no muri gereza. Umuntu wo mu rugo iwe tudashatse wenda kuvuga yatubwiye ko ngo bagusuye muri gereza. Bajyaga gusura cyane. Hari abansuraga bo mu rugo iwabo. Yego. Abo bantu si ubwo ni ba nyir'urugo cyangwa bo mwakoranaga? Nabo twakoranaga, n'undi mu mama nawe no muri famiye yabo haba. Yego. None se nihe mpamvu bazaga kugusura kandi wahakoreye ibyaha bakabaha uruhushya ruza kugusura kandi wakoze ibyaha ukanakatirwa? Nanjye icyo kibazo narakibazaga sinyibonera igisubizo. Naribazaga ati se abantu ko baba banshinja ibyaha ni gute bohereza abantu bakaza kundeba? Si byagushimishaga se kubona baje kugusura? Narishimaga kuko baranansuraga nkababwira ati musuhuze n'abasigaye mu rugo, narine mu musuhuze na mama we bose. Yego. Okay. Iyi foto urayizi? Iyo foto ndayizi. Iyi foto wari uri? Nari ndi muri sitasiyo. Wari muri sitasiyo? Yego. Ku munsi wa mbere bari bagufunga? Umunsi wa mbere bamfashe. Umunsi wa mbere bagufashe? Yego. Uri muri sitasiyo aribwo bwa mbere. Hano wumvaga umeze ute, wiyumvaga ute? Nyine aho ngaho kubera ko nibwo twari dukinjira muri sitasiyo batarankora na dosiye, nari ndi kuvuga ati n'ubundi nibamara kunkorera dosiye ndahita ntaha. Cyane ko numvaga njye nta n'icyaha ndi kwishima. Yego. Aho ngaho nari nicaye nyine ndi kuvuga ati ntago ndi burare hano n'ubundi ndahita ntaha. Yego. Okay. None se mu kiganiro gishize watubwiye ko hari amafaranga ari undi muntu wari uyafite. Yego. Bayafatanya atari wowe ngo yanayashyizeho nyuma. Yego. Kuki wari uri wenyine? Ni wowe wakekwagaho gusa wibye amafaranga? Sinanye ntago nzi impamvu ari njye bibanzeho cyane. Mu by'ukuri ba nyiri ibyaha ntago bashatse kubagaragaza. Yego. Yego. Noneho nari maje kukwereka iyo foto, reka nkwereke n'andi mafoto. Urabona hano hari amafoto yarebe y'amafaranga, kandi mwegere gake ubirebe neza.
yamunyerekere uri kuyareba yego yego none ureba niyo ngiyo hirya uretse hari n'indi hirya hariho n'agafiriti ukuntu agafiriti ku ruhande uri kuzibona ututuranye n'utwandi uyu ni Gahongayire ibirenge ni bya Gahongayire ibi ngibi yego izo nzandiko zibona n'iziwe yego none se uru rwembe ntabwo mbizi uburyo twageze aho ngaho wenda nibo bazi uburyo twahageze ibirenge byo ni bya Gahongayire yego aka gafite indi bamaze kukarya ntabwo nzi umuntu arimo kurya ntabyo nibuka ni ibya kera rero yego Gahongayire niwe wafotoye amafaranga iyi niwe wayafotoye ubwo ngubwo okay reka tugende tureba gake n'abandi batatu oya n'undi hari abandi reka tugende ntabwo nzabishyiraho reka rero twikomereze ndashaka ko tugenda gake gake akantu ku kandi sibyo duhereye hano ku ifoto yawe uri muri gereza wageze muri sitasiyo tugeze hano ku ifoto y'amafaranga n'agafiriti ku ruhande aka gafiriti n'inda rumaje kukarya wakabyaraho ako gafiriti ntabwo nibuka nese oya hari mu gitondo bumve ko nari ngiye no gushyushya amata aribwo ngicana imbabura ahubwo iyo firiti bishoboka ko yari yaraye aho ngaho ku meza ngo wari waraye udakoze isuku nabyo ni ikosa none se iyo hari igihe umuntu azakarya nyuma wenda abandi baryamye kandi bo nta muntu urya ngo ahite yandura nyine umukozi n'ujya kwandurura none ko amafaranga arunze aha ngaha hafi y'iyi firiti uwayaharunze nta n'uwo waba uzi impamvu nyine kuki nayo nkubajije ari ndi kuyabonamo uburyo bubiri butandukanye hari aho ndi kubona amadolari 100 ibintu nk'ibyo tugiye kuhita tunakomeza neza cyane hajyaga ngo impamvu nkweretse aya mafaranga hajyaga ngo nkwereke ko byinshi twabimenye yego kuki watubeshye ko wibye 100 kandi ari amadolari 1,000 njyewe impamvu navuze ko ari 100 nuko ari byo nashinjwaga ayo yandi yabonetse ntabwo nigeze njye nyavugaho kuki nyine barayabonye kuki utayavuzeho impamvu ntayavuzeho nuko begeze banshinja njye navuze ayo nashinjwaga ariko wari wayatwaye ntabwo ari njye wayatwaye okay sawa bivuga ko amafaranga bagufatanya washyize no mu kibuno washyize ahantu hose wayatsimbye ahantu hose none se ubwo urumva wowe wabika amafaranga mu kibuno gute oya bahageze abanagira ni mwone mukinira amajwi ngo bayakuyemo muri polisi oya ni ukuvuga ngo ubaje kugusaka amafaranga amwe washyize mu kibuno bajya n'imbaraga nyazo kuyakuramo ngo bagize iseseme ngereka nta n'umuntu wegeze ansaka nta n'umuntu wegeze unkoraho oya ari kubeshya ni ukuri kw'Imana n'abapolisi bari baje aho ngaho nta n'umwe wegeze avanga ari kunkora ku mubiri ari kunsaka cyakoze Gahongayire yaravuze ati zana iyo myenda yawe turebemo imyenda yanjye ni nanjye wayipakuye nkazaya nkuramo ndunda hasi barareba imyenda nongera nyisubiza mu gikapu tubwire story ya nyayo tubwire story ya nyayo tubwire n'uburyo amafaranga yabuze nyayo story ya nyayo kubijyanye n'iryo bura ry'amafaranga yabuze ubihuze nuko mu gitondo no kubyuka ugasanga urafunzwe urumva njyewe ibimenyetso byo birahari kuba amafaranga urabona ko yari yabuze kandi yari yafashwe hano oya hano kakanya kwa turi kubona amafaranga ari hasi ntabwo uretse ko ari amafoto ntabwo dutekereza ashobora kuba bari banamaje no kuyagukuramo cyangwa umaje kuyatereka aho ngaho ibyo ntabwo tubijyamo none se niba ari njye basanganye kuki batavuze ngo bafotore iyo foto nyafite yoho irihe okay twibwirire rero inkuru byagenze bije njye ukuntu byagenze narabyutse ari mu gitondo sangahe mu gitondo nka 12:00 yego icyo gihe Gahongayire na mama we bari babyutse bazindutse bagiye bavuze ko bagiye kwa muganga ni ukuvuga ngo mu kubyuka mu gitondo bagiye babyutse bagiye bari bagiye nawe mbyuka nyine bagiye mbere ya 12:00 yego nawe ndabyuka bimwe nyine umuntu abyuka ajya mu masoko ariko tugiye twumva bahamagaye undi muntu twakoranaga ati ngo bwira Kera rero wa mwana ndadusange kwa muganga ngo nagenda afate moto turamubwira aho adusanga yego ubwo uwo mwana aragiye Keriya mu kugenda nanjye ninasigaye aho ngaho nkora akazi ubwo ngubwo Keriya nawe yari umukozi nawe yari umukozi
haciyeho umwanya nibwo nagiye kumva numva wa muhungu Richard arambwiye ati ari narambwiye ngo agiye kuza ngo hano ngo babuze amafaranga ngo kandi ngarazazanye na polisi ya ubwo ngubwo navuze ati nta kibazo nibaza Richard ninde umuhungu nawe twakoranaga yarahakoraga yego ubwo nyine njye nayo nakomeje nikoraga zigasanzwe ariko Richard akimara kubivuga nese ko njya mu gikoni gushyushya amata ataranashyuha na gato njya kumva numva Gahonga yararaje mukozaza ari kumwe na mwana Keriye ya no kuvuga ngo nyine Keriye yarahageze mbona umwana yarize hanyuma nyine mbese sinabitindaho Keriye yaje ari kurira ubwo ngubwo nyine na polisi nazo zahise zinjira gutyo Aline abaraje ansanga mu cyumba arambwira ati ni mu amafaranga njye mfite ndavuga ati njye nta mafaranga mfite yego ahita akankura aho ngaho mu cyumba nari ndimo uretse gato amafaranga yari Aline Gahongayire yari ayandi bavugaga ko ari abashyitsi ariko Gahongayire waje uyanyaka dukomeze bashyitsi koko bari bahari ya bari bahari ariko bari baragiye hari haciyeho iminsi ibiri bagiye yego dukomeze nta kibazo ubwo ngubwo maze kumuhakanira ese ko ankura mu cyumba nari ndimo njyana mu kindi cyo hagana hepfo polisi zikimara kuhagera nyine nibwo bahise bamfungurira ndasohoka no kwangwa nsubiramo gake yagiye kuncika nsubiramo gake byaye kuncika rwose urumva bahise ko bankura mu cyumba nari ndimo banjyana mu kindi cyo hepfo baramfungirana polisi zimaze kuhagera we kuki we bafashe bakahita bajyana urumva n'uwo muhungu nawe baramubazaga ariko buri muntu wese bamubazaga ku giti cye ntawe uri kumwe n'undi ya urumva ngiye baramfungiranye uko biri basigaye hanze bavugana n'uwo muhungu ko urumva uwo mwana Keriya nawe bari bamaze kugira ibyo bamubaza bamujyanye ubwo nyine polisi zaraje bahita ko bansura banjyana hanze mu kunjyana hanze nyine polisi zigira ibyo zitubaza ngenda hakana maze guhakana ubwo Richard ndamubwira ati Richard k'amafaranga rero wari warabonanye Keriya wavuze ibintu buryo bimeze yego ubwo Richard nyine nawe avuga ko ibintu byagenze yego ya nuko nyine bahise ko badutwara muri sitasiyo uwo Keriya niwe warayatwaye yego kuki atari bafashe impamvu wenda uwo mwana banze kumufata ntabwo yari umwana mukuru yarigaga ikindi kandi nta myaka myinshi yari afite imyaka 12 yigaga mu 6 primaire nese umwana w'imyaka 12 akiba amafaranga ngana we yari yaratwaye mbese yari mukuru afite igikuriro ariko nuko imyaka wabonaga ari mike reka nkobaze ayo mafaranga aramaze iminsi ngabuze kugira ngo baze kuyigira kuyabafatana sinamenye ntabwo nibuka ari iminsi ngaye uko urumva njyewe baje ubwo ngubwo mu gitondo babimbwira gutyo yego none se kuki ari we wenyine bahise batwara kuki batatwaye uwo muhungu cyangwa batwara undi mutantine w'umukozi nawe urumva uwo mutantine we ni umuntu w'umumama mukuru nta kintu bigeze bamubaza ariko twese baradutwaye n'umwana n'uwo muhungu ariko uwo muhungu nyine mu kumujyana yagiye mu modoka imwe na Gahongayire ari babiri uwo muhungu wundi wahakoraga yego ariko nanjye n'uwo mwana badutwara mu modoka imwe urumva twageze muri sitasiyo uwo muhungu we yahise atana na Gahongayire njye nsigarana n'uwo mwana yego ubundi mu buzima busanzwe urumva ibintu uri kutubwira ntuze kutubeshya kuko hano turasobanutse turabizi yego mu buzima busanzwe iyo hari ahantu habaye icyaha habaye ikosa tugenda hano habuze amafaranga habuze iki baraza bagatwara urugo rwose nimba bari muri anketi urumva ako kanya ari byo mpamvu uvuga wumva bagendaga babaza runaka ariko njyewe ndakibaza impamvu nyuma y'ibyo byose babaje runaka baza runaka bakagusigarana kandi ukaba uri kuvuga ko atari watwaye amafaranga kandi iyo anketi yarabaye impamvu njye nkeka yuko njye basigaye nuko njye nta bimenyetso nari mfite binshinjura abandi se bari babifite ubwo bo bari babifite bagaragaje iki nese ko batatubaje turi kumwe ibyo bagaragaje nabimenya kukiza ubwo rero ni ukuvuga ko bo bari bafite ibimenyetso bya nyabyo ntabwo nzi uburyo babigenje none se waba ukeka ko wowe impamvu bagutwara ukubera ko wakoraga mu cyumba cya Gahongayire ari we wamenyaga ibyo byose wenda byashoboka ariko icyumba ntabwo ari njye nyine wakigeragamo hari n'abandi bakigeragamo nk'uwakeneraga isabune yo koga cyangwa amavuta bajyagayo bakajya kubifata ariko nawe wari ugishinzwe
urumva icyari kubura cyose no cyari kujya ku mutwe. njyewe ahanini wari uhashinzwe. Yego. Okay. Hanyuma umuntu bafatanya amafaranga wenda twimagine ko umuntu wabivuze ashobora kuba yakwitiranyije ntabwo yasanze ari mu kibona amafaranga. Icyo kintu nabivuze barabeshye. Yego. Okay. Hari n'abantu urabona ko ukuntu uri kugaragara nanjye duhura bwa mbere nakubwiye ati ntabwo ntamenya nakemera ko wafunzwe nta n'umuntu wapfa kubyemera. Yego. aho nubwo ugaragara nk'umuntu wafunzwe ugaragara nk'umuntu witonda urebye n'uburyo ugaragaramo. Yego. Ese koko turamutse turi kuvunika gutya ukaba utarafunzwe? Narafunzwe mfite igipapuro cya RCS nafunguriweho. Ikindi kandi nabonye mugiye mufite n'amafoto. Amafoto yo bayanyeretse. Bayanyeretse amafoto n'umuntu wayaduhaye kabisa. N'umuntu twagize gutya araduhereza ntago nzi wari we tu n'umuntu wayaduhaye bisanzwe sibyo? Yego. So none ubu ndari amafoto ariko amaze igihe sibyo? Okay. Icyo gipapuro cy'uko wafunzwe kiri he? Ndagifite nakizanye. Kitwereke turebe. Kitwereke. Ntago ibintu biriho imibare ntago babyemewe. Ibintu biriho ibyo ngibyo neza hano mwereke neza ahubwo nyifashe kugisoma. Oya kugisoma ntago ari ngombwa. Neza nsoma utuntu duke. Ngiye neza ndebe nimba ari ibyanyabyo. Urumva ikintu cya mbere kiba gihari. Urabona kuri YouTube amategeko dufite ntago twemewe kugaragaza ikintu kirimo identity ibyangombwa by'umuntu tu. Ushobora kubikoresha ugatuma baduhagarikira no sibyo? So ikintu cyane niyo mpamvu tuba tugomba twebwe tubisome turebe nk'abantu ariko turebe. Hano ndi kubona Iradukunda Jeannette. Iradukunda Jeannette kabisa wavutse mu mwaka wa 2001. Dore n'agafoto kawe itariki yafatiweho 29 z'ukwa 12 na 2022. Yego. Nyuma ya Noheli mbona nigiye kuba Noheli yari taraba. Noheli wafashwe ku itariki 29 z'ukwa 12. Iyi Noheli iri muri babuze. Yego. Iyi Noheli yari taraba. Nuko ngo Noheli wayiriye ufunzwe. Yego. N'umwaka mushya urya ufunze. Yego. Yego. Irabona ko hano hari n'ubunini ibintu by'ubujura n'ibiki no urukiko umwanzuro w'urukiko wasomwe ku itariki 10 z'ukwa mbere 2023 saa 8 byabereye Kicukiro sibyo? Yego. Okay, ndi kubibona cyane rwose igifungo cy'umwaka umwe igifungo cy'umwaka umwe nicyo wakatiwe. Ndi kubibona ndabibonye cyane. Wiyumva gute umwana ukiri mutoya nkawe uri muri gereza ubonye bagukatira? Nyine bankatira numvishe ari ibintu nanjye ntago nabyumvishaga mbese. Nanjye byarantunguye. Ariko narihanganye ndabyakira. Ese kusa nk'umuntu ufite imbaraga nkeya ubwo buzima bwo muri gereza warabushoboye? Narabushoboye. Warabushoboye? Yego. Dusubire inyuma gato. Wowe ku giti cyawe Gahongayire cyangwa se abantu b'inshuti zabo za hafi bivuga ko ngo wari indaya, ariko se nimba utari indaya wowe ukaba uvuga ko utari indaya wakoraga iki kugira ngo uhure nawe? Nakoraga iki? Kugira ngo uhure nawe. Urumva icyo gihe nta kazi nari mfite pe. Nundi nabaga mu rugo rw'umuntu ngiye nkunda kwibonera abantu bamfasha. Icyo gihe nta kazi nari mfite. Urumva n'umama twabanaga mu gipangu. Niwe wamuje nawe. Tukiraho ngaje ubundi hari umudamu wamamagaye. Hari abantu benshi baduhamagara nimba ngo bamwita ngo Diane ngo mu Gatsata. Diane sinzi uko navuga. Wo mu Gatsata. Aravuga ngo mwarabanye ngo uramwiba. Diane mu Gatsata? Nawe. Ngo waramwibye. Uwo Diane ntawe nzi. Nukuri nta muntu witwa Diane nigeze. Wabaye uramwiba. Muzamume mu kiganiro tuvugane avuga uburyo namwibye. Kamamagare numve da. Avuze ngo waramwibye ngo nimba ngo ariko ngo ntabwo wamwibye amafaranga ngo wamwibye imyenda. Ciao umuntu Diane yarabeshye mu Gatsata. Yego. Yarabeshye. Diane nimba yitwa Diane wo mu Diane sinzi ukuntu nanditseho. Reka turebe. Ntago nazibona.
ntago nazibona ariko ndababaye ko uwo mushaka umubona umume tuvugana. dore ngo ndamuhamagaye. Ndamuhamagaye nguyu rwose mugwereza muvugane. Nta kibazo. Ni Divine. Ni umukobwa w'inshuti yo mu rugo. Yego. Atuye he? Undi basigaye atuye mu Gatsata. Vuga ko ngo nyine. Ariko hari undi mukobwa twahamagara yitwa Soso nawe ni mwene wabo na Divine. Mukamubaza amakuru niba hari aho ayazi. Yego. Urumva ko abantu bagenda bavuga ibyabo. Cyiza nuko buri mukuru rero kuvuga ati wa runaka wahamagaruye. Yego. Ejo wumvisha amajwi nasohoye? Yego. Wayumvisha uti? Nyine narayumvise. Ariko nyine ntagira ikinamindo gusa numvishe barimo barabeshya byinshi barabeshya. Umuntu bita Tantine ntabwo yabeshya. Yarabeshya. Umuntu bita Tantine twakoranye ikiganiro nako we kuri telefone twakoranye ikiganiro n'undi kuri telefone. Yego. Baracyakora kwa Gahongayire arangije dore Divine arampamagaye. Muguwe muvugane. Yego mume. Allo. Oui. Meze neza? Yego. Imirangira uracyayifite? Nimero yawe? Yego, warampamagaye ejo ngende umunyamakuru. Ni umwe w'umunyamakuru? Yego. Ubu ngo ndi mu kiganiro nayo ndi kumwe na wa mukobwa uvuga ngo yarakwibye. Divine yarambeshye buretse nimero yiwe nayo ndacyayifite. Gusa hari n'undi nongera muhamagarira. Yamaze kubyumva byonyine ngo muri kumwe. Ariko hemo nawe siri hemo nawe. Nese kuki yabivuze? Ntago mbizi impamvu yabivuze. Ariko nta kintu mwamuva. Kuko umuntu wari wamuje na Divine nawe ni umukobwa wiri iwacu witwa Soso. Soso we turanavugana no muri telefone yanjye. Nawe tumubaje yasobanura uburyo uwo mu Divine namwibye. Narabeshye. Yego. Ikintu noneho namukundiye. Ari kubura ikimenyetso kuri umwe niba byanze. Baza undi baziranye. Urumva? Nyine gusa nkaho atanga proof. Okay. Noneho ubwo urumva ko ibi byose nyuma yo gukora ikiganiro noneho urumva ko ngende kukubwira urumva uyu nguyu ni wamamaga ambwira ngo warimutse ntabwo yambwiye ko wamwibye yenda ibintu byinshi yambwiye ngo warimutse ngo asanga ngo hari imyenda imwe n'imwe yabuze urumva ko ntabwo yabuze ibintu byinshi tu nawe urumva nta bintu byadanje yoreka tumureke nta bintu byinshi sibyo none ahubwo uretse uyu nguyu w'abantu baguhamagaye nyuma y'ikiganiro bakubwiraga ngo iki ibintu byinshi